Yesu ku musaraba yaritanze. Iyo Karuvali, iyo Karuvali, iyo Karuvali. Ese nkaho weho waba uzi ko Yesu yaba yarakwitangiye ku musaraba Igorigota? Yesu ku musaraba yaritanze, amena amaraso ye kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndakubwira inkuru za Yesu. Yesu ku musaraba yaritanze, nk'uko twatangiye tuvuga ngo iyo Karuvali. Iyo Karuvaliya ni ahantu Yesu bamubambiye, yariyemeje amena amaraso ye kugira ngo umwizera wese akomeze akomerere muri we. Ese weho Yesu waba wibuka yuko yakumeneye amaraso? Umva inkuru kuri Yesu. Yesu yamennye amaraso ye ku musaraba, baramubambye. Bamaze kumubamba kugira ngo weho ikiremwa cye ubeho kandi ukomere. Yesu aragukunda. Ese weho muhereza ikiganza cyawe, numara kumuhereza ikiganza cyawe acyakire. Niyamara kucyakira, icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko Yesu agukunda. Yesu aragukunda nk'uko yakumeneye amaraso ye ku musaraba Igorigota, ndavuga Karuvaliya. Baramutwaye baragenda baramubamba, bamubamba ku giti kimwe, aremera arakubambirwa kugira ngo ube uriho. Umva inkuru kuri Yesu. Yesu aragukunda. Mwegere, muhereze ikiganza cyawe, niwamara kucyakira hanyuma nawe acyakire. Ni ukuri iyo yari inkuru kuri Yesu.